inshuti zacu mudukurikira kuri SRFSNM TV, turabakunda cyane kandi dufatira umwanya kugira ngo bagezeho ahantu hatandukanye mushobora kugurira ibyo twababwiye mushobora gukenera mu isoko rya Kicukiro muri etaje nshyashya ya kiriya kiraro cya kijyambere, aho isoko riri parikingi hasi imodoka ziba ziparitse nyinshi ziba kumaze kugera parikingi, n'umuryango winjira wose wumvise isoko riri muzajya muzisanga Kicukiro santere winjiye parikingi umuryango wa ruguru cyangwa umuryango w'umugufi hose uhita uhinguka aho izo mbuto ziri mu isoko rya Kicukiro. Muzasanga abo badamu ndetse n'abagabo baba bahari bacuruza izo mboga nziza cyane. Mu by'ukuri nanjye nahageze ntari mbizi ko zihari, ariko natunguwe no gusanga hari imboga nziza n'ibyo bigori mureba, ndetse n'izo mboga zitoshye n'ibyo bitunguru byose birahari. Ubwo rero ababikenera mwajyayo rwose, n'izo okra zirahari. Abari mu kirere cya Kicukiro, Gatenga ndetse na Nyanza na za Kagarama na za Niboyi na za bose mwajya mujya guhahira hariya rwose. Ibyo muhakenera byose mwabibona, ibyo mutashoboye kubona turabarangira ahandi mwabikuraho twashoboye kugera, ariko twabonye ko mu by'ukuri bimwe na bimwe mu bikenerwa bihaboneka. Nk'izo leti zirahaboneka kandi dukunda kuzibabwira kenshi yuko ari nziza mu koza umwijima. Inyanya na ziriya karoti na ziriya radi nazo zirahari, muzazisangayo. N'izo watermelon zirahari, muzazisangayo. Mu by'ukuri rero ni ukuri pe, yego hari ubwoko bw'imboga mutazahasanga turi bubabwira aho mwazikura, ariko izo zindi mubona nka sukuma wiki dukunda kubabwira zirahari, perisile zirahari, ndetse na za rumare murabona, na voka zirahari, n'amapome meza, n'inanasi, imineke, ndetse n'indimu n'imyembe na tangawizi birahari. Muzagenda mubihasange kandi pe kiyo nabashimira nuko bagerageza uko bashoboye bakabishyira ahantu ku meza ku buryo biba bifite isuku, ariko ntibikuraho yuko mugomba kubikora ya suku twababwiye, kuko iriya suku yo ni ingenzi cyane. Nubwo mwabisanga mu supermarket nk'iyo turi bubereka aho twayisanze, ariko n'ubundi ya suku muba mugomba kuyikora byanze bikunze, kuko ikintu cyose kigiye kujya mu mubiri kigomba gukorerwa isuku. Nubwo mubona bibitse neza, biteguye neza, biri ahantu heza, ariko isuku mugomba gukomeza mukayitwararika. Ntabwo uhita utarura urubuto ngo urye utarwogeje, utarukoreye ya suku twababwiye, ntabwo ari byo. Nubwo biba bitunganyije biri ahantu heza, ariko ntabwo bitunganyije ku buryo wahita ubirya utabikoreye isuku. Icyo nicyo twagira ngo dushyireho umucyo. Izo nizo za mboga mwazibonye rero, za leti, poivro, sukuma wiki birahari mwakenera. Ubundi rero murabona ko biracyaza ibyo. Aho ni Kicukiro tukiri, Kicukiro tukiri mu isoko rya Kicukiro no tukiri, ni ibyaho turi kubereka. Nitugera ahandi turabereka. Ibyo ni Kicukiro nanone, aho nibyo twasanze mu isoko rya Kicukiro muri ya etaje nyine iri inyuma y'ikiraro cya kijyambere gihari, ikiraro cyiza cyane kirimo na rompuwe. Izo nizo za mboga zihari, ziri ahantu heza, zifite isuku, ariko ntibikuraho ko mugomba kuzikorera isuku n'ubundi zigeze iwanyu mu rugo. Icyo nicyo twakomeza gutsindagira. Aho turacyari Kicukiro, turacyari Kicukiro rwose, ntabwo turagera ahandi. Nitugera ahandi turababwira. Kandi ibyo ngibyo byose ni ngombwa kugira ngo murabisobanura, murabizi. Ibyo ni ibitunguru, keretse nk'abanyamahanga bayenda batahazi nibo twagira turangira, ariko mwe abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ibyo ngibyo rwose nta mpamvu yo gushyiraho ibisobanuro byinshi. Igice cyagenewe Kicukiro kugira ikindi gice hanze
baza nk'abo babaza ndetse hari n'abemera gusa mwabyumvikanye nabo. Ubwo rero ndatekereza ko icyo ni ikirango kibereka ko ibyaberekaga isoko rya Kicukiro birangiye, tugiye noneho dufashe urugendo tugiye Kimironko. Aho tugeze Remera tugenda turi kujya Kimironko kugira ngo tujye kubashakira amakuru y'ibyo tubabwira mukenera aho mwabikura. Nicyo kitujyanye, nta kindi, kujya gushaka amakuru yo kugira ngo ibyo mukenera tubigisha aho mwabivana. Baza muti ko mutubwira aha ngo tugeze Kimironko, tugeze mu isoko rya Kimironko, naho hari abantu dufite kontakte zabo ndetse bo bemeye ikindi kintu kidasanzwe, yuko imboga zitwa aritisho n'imboga zitwa ziri mu bwoko bwa radi ariko zitwa horse radish, yuko bishobotse bashobora gushakisha bakaba bazibabonera, ariko aritisho zo bafite aho bazitumiza zikabageraho zitinze ariko zikabageraho. Ubwo rero bazibatumiriza. Izo ni imboga zihari nazo murazibona, ndetse aho twasanzemo n'igishya kuko twahasanze bafite radi z'umweru murazibona, bafite sukuma wiki nyinshi, ndetse bafite n'intagarasoryo. Intagarasoryo ntazo tujya dusanga Kicukiro, n'izo radi z'umweru ntazo twahasanze, ariko Kimironko zirahari. Izo nazo ni izindi mboga zidasanzwe zivura stress zitwa basilic, nazo twazisanze mu isoko rya Kimironko, mushobora kuzisangayo. Ni ukuvuga ngo abo turaba nimero zabo mushobora kujyamo babaza bakabaha amakuru. Izo ni radi ziriko n'amadegede, ni Kimironko, ndetse izo ni izindi mboga zitwa cilantro nazo ziba Kimironko. Izo ni radi nanone mukibona ziriyo. Izo ni za radi z'umweru zishobora kwihangana zikamara igihe. Ibyo ni ibitunguru, ibyo byose ni mu isoko rya Kimironko. Hari abantu dufite nimero zabo, twanze kubatera ishyari kuko ni benshi bakoreramo, ahubwo icyo dukora ni iki, uzakenera, ureba iyi video wese agakenera kuba yabikenera Kimironko, Kicukiro, dufite amanimero yabo, tuhita tuyabaha kuri WhatsApp nta kibazo, kuri WhatsApp yacu. Yego rwose ibyo ngibyo tubibemereye ko tuzabikora kugira ngo tubahuze n'abantu bafite ibi bintu mwakenera. Ndetse no muri supermarket twagiyemo nayo dufite nimero zayo. Abameye kuduha nimero zabo tuzajya tuzibashyikiriza pe, tuzazibashyikiriza mwebwe mureba iyi video. Niyo mpamvu n'abandi mucuruza mwari amasoko murebe iyi video, abakeneye kugira ngo duhe nimero zanyu abantu bakenera ibyo mucuruza, icyo gihe mwatuhereza nimero zanyu kuri WhatsApp mukatubwira ibyo mucuruza, noneho tukajya tuziha ababikenera. Kuko uraho ni umubyeyi w'umukecuru twasanze afitemo intagarasoryo mu isoko rya Kimironko, nawe ubwo nawe nimero ze azazitwoherereza tuzazibaha. Aho ngaho turacyari mu isoko rya Kimironko, ntabwo twari twagera mu supermarket, turacyari mu isoko tuzenguruka tugenda tureba ibirimo, kugira ngo murabona ya mashu akora nka radi, ariya bakunda kwita shushinwa, ariko akora nka radi yitwa andive yoza umwijima. Izo ni za sukuma wiki nazo dukunda kubabwira ko izo ni za andive tugarutseho nanone, zimwe zoza umwijima twagiye tubabwira kenshi nyaboneka muri muzikoresha. Izi ni za poivro nazo murazizi ko ni nziza cyane ku gifu ndetse no kongera abasirikare b'umubiri. Izo turacyari mu isoko rya Kimironko, izo ni za radi twagarutseho, naho twagiye tugera hatandukanye. Niyo mpamvu nimero twanze kuzishyiraho kuko abakoreramo ni benshi, twaba tubateye ishyari, bagira ngo turi kwamamariza abo baduhaye nimero gusa, kandi twe dushaka ko bose bagurisha. Aho icyo dukora n'iki, twaduhaye nimero gusa kuzishyikiriza uzikeneye, twandikiye kuri WhatsApp tuzajya duhita tumuha nimero. Nimero yacu ni
0788430801. iyo ni supermarket tuhagezemo yitwa Cyizere fruit shop iyi Kimironko. Iyo Cyizere fruit shop iyi Kimironko nayo umanutse gato uvuye ku isoko ukagera ku gahanda k'igitaka ukakarenga gato ugakomeza ibumoso ugakomeza uhita uyigeraho ugeze uri muri kaburimbo ariko wamaze kugera gahanda k'igitaka. Iyi supermarket irimo ibintu byinshi, nanejejwe nuko irimo n'imbuto zidasanzwe, harimo za kiwi abantu bashobora kubona ahandi hantu uretse muri iyo supermarket no mu zindi. Nizo mbuto mubona zitwa izo muri kureba zitwa peya, zifasha cyane kuri kurwanya constipation, ndetse batwemereye ko bashobora no guha abantu gukorera abantu ku mpande y'imbuto za pomegranate cyangwa se grenadine cyangwa se imikomamanga, bariya babikora na nimero zabo nazo turazifite, abazikenera bazitubaza. Izo ni mushroom duhora tubabwira z'ubwoko bwose, cyane utwo tugezeho mushroom twiza cyane dufasha kongera abasirikare, dufasha gutanga amaproteine. Izo ni imbuto zitwa fene ndetse na watermelon, nazo zirimo hariya n'amategede, byose iri muri ya supermarket twagiyemo. Ndetse yo murabona na nimero bishyuriraho ngiyo murayibona rwose, none na nimero ya telefone yabo bayikeneye